ndabona chia seed zimeze neza ugereranije nuko twazisize ubushize igihe twuhiraga muri rya zuba ryabaga rikaze nta ruzi ko byazamera gutya, ariko chia seed iyo bita imbwisa mu kinyarwanda ndabona zimeze neza. Ni nayo mpamvu bazaniye n'abashitsi abandi bahinzi bagenzi bawe bakora ubuhinzi ariko butari chia seed, kuko bifuje kumenya amakuru menshi kuri chia seed ariko bakamenyeshwa n'umuhinzi wabyo ubikora wanabikunze. Niyo mpamvu twazindukiye aha ngaha kuri iyi nshuro. Rero mbere y'uko ngira byinshi nkora, njyewe ubaganiriza wabasuye ndi agoronome wa chia seed mu karere ka Kirehe, nkorera Akines and Ken Limited. Impamvu tuzindutse aha ngaha kwari ukugira ngo dukomeze dukurikirane ibikorwa byacu bya chia seed nk'uko bisanzwe tubikurikirana dufasha abahinzi batandukanye. Nubwo nitwaje n'abandi nabagize amatsiko yo kuvuga ati ibi bintu ko tutari tubimenyereye iwacu bikorwa hehe. Rero niyo mpamvu baje aha muri Musaza kugira ngo baze barebe koko mu karere ka Kirehe nimba chia seed koko zikorwa zihingwa kandi zigatanga n'amafaranga. Tagiye kure, ejo twasuye umuhinzi witwa Ndowamungu Theoneste, nari kumwe n'undi muhinzi wari wifuje kumenya ubuhinzi bwa chia seed, atuye mu murenge wa Gahara, nani muri kano karere ka Kirehe, nawe yahinze chia seed. Ubu dukomereje hano mu murenge wa Musaza kugira ngo turusheho kumenya byinshi, tumenye uko chia seed yazajya iduha amafaranga, uko yatuvura nuko yagira, ariko cyane cyane ni uruhande turi buriho cyane, uruhande rw'amafaranga ku muhinzi. Murakoze, ubwo twabaha ijambo. Murakoze. Nitwa Nsabimana Ephraim, nabanuye mu karere ka Kirehe, mu kagari ka Nganda, umudugudu wa Rwamushongore. Rero nabonye iki gihingwa, nakibonye kuri YouTube ndetse numva no ku maradiyo bari kucyamamaza, nifuza kuba nagihinga. Nibwo nagiye ku karere negera ubuyobozi babaza ati se iki gihingwa umuntu yazakibona gute kugira ngo agihingwe? Barambwira ati tuzaguhuza n'abagoronome nibishoboka. Ubwo ndataha, icyo gihe hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Ubwo naratashye nta gisubizo bampaye kuko muri Kirehe byari bitarahagera. Ubwo ndataha nta kibazo. Ubwo ngezeyo, ubwo ndahinga nk'ibisanzwe, nyine njye nawe umuhinzi bisanzwe, mpinga ibigori, mpinga ibishyimbo, mpinga amashu n'izindi mbuto. Ariko iki gihingwa mbona kigezeho noneho kuri teri, aho bita muri Ngoma 21. Ubwo nakigezeho ndakireba, ndakitegereza, ndavuga ati igihingwa cyaba cyiza cyane rwose, ndacyishimira kuza kuzagihinga. Ubwo ngubwo iminsi ikurikiyeho nagiye kumva numva umuyobozi w'akarere arampamagaye, arambwira ati cya gihingwa cyawe inzozi zitugezeho, tugiye kuguhuza na agoronome agufashe kugihinga. Ubwo nibwo nagiye kubona mbona agoronome nawe ntibyatinze yahise ansesekaraho, angira inama, areba umurima ukuntu umeze, ambwira ibisabwa byose ndabikora, mpingira akarinosi. Ariko icyo gihe agoronome yakomeje kunkurikirana, ndabitera, izuba riraka. Izuba ryatse numva acitse intege, ndavuga ati ibi bintu nta musaruro bizagira. Agoronome akomeza kunshyiramo ingufu, ambwira ati rero emera wuhire. Aramfasha, tuhinduka ibyondo pe. Ku minsi mike twagiye kubona tubona birazutse. Iki gihingwa rero ubu ngubu naracyishimiye, ni ubwa mbere nyihinze, ariko ndiko nari byiza pe. N'abandi birwa bambaza ngo bashaka kuzabihinga. Byose tubikesha ubuyobozi bwiza. Murakoze. Nsabimana Ephraim, ndagushimiye. Ariko mbere yuko ugira amakuru n'ibyo bazwa kuri iki gihingwa bagenzi bawe, reka tubaho umwanya buri muntu agenda twibwira ibyo akora ndetse n'impamvu yifuje kuza gusura Nsabimana Ephraim. Witwa? Murakoze. Nanjye ku mazina nitwa Ntibaranduga Pierre, nkaba naturutse mu murenge wa Gahara, akarere ko ni Kirehe murabyumva, akagari ni aka Murehe, umudugudu ni Murama ya 2. Rero nk'uko agoronome abanje kubibabwira, mu bari basuye umuhinzi bita Ndowamungu Theoneste nari ndimo.
ubwo turi mu murenge umwe ariko nafashe iya mbere no kuvuga nti kandebe no mu yindi mirenge mu karere ka Kirehe n'ahandi n'ahandi mu yindi mirenge iri muri Kirehe, ndebe yuko icyo gihingwa koko cyakunda ubutaka aho bwaba buri hose. Noneho mfata uwo mwanya ndaza ndeba uyu muhinzi, ariko mu by'ukuri tumusanze mu murima we numva ndanezerewe nkurikije n'aho nageze ejo, ahubwo mbona twaba twarasigaye inyuma, uretse ko mu by'ukuri guhita ufata ingamba zo guhinga iki gihingwa utabanje kuganira n'uwagihinze ntabwo byoroshye, biba bisaba amakuru menshi uhabwa na agoronome cyangwa se uwahinze. Ibyo byose nibyo byatuzanye muri uyu murenge kugira ngo natwe tumenye amakuru arenzeho. yego murakoze. Hakurya hino hafi yawe hari undi muntu umwe yatwibwira akatubwira ni uwa hano se cyangwa se n'uw'ahandi, nabwo tumumenye mbere yuko dutangira ikiganiro n'ibibazo byinshi muri buze kubaza mukanasobanurirwa. Murakoze. Amazina nitwa Ntahoruta Karaveri, nkaba ntuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Musaza. Nanjye uyu muvandimwe Furayimu igihingwa yaragihinze kuko tubangikanye ku masambu, ariko ndeba uburyo kimeze agifite ku isambu ye, nanjye nkumva nakwifuza kuzamwegera nkagihinga. Ariko hari ibyo nabonye hariya byawe wahinze nawe, wahinze Chiaside rwose. Nanjye nahinze. Ubwo nawe uri umwe mu bahinzi ariko basha batari bamenya byinshi. Uriya ni uyu ni murakoze. Nitwa Nduwimana Innocent, aba uyu mu karere ka Kirehe umurenge wa Musaza, akagari ka Ngandara, umudugudu rwa Mushongore. Uyu Nsabimana Efuremu ni umugabo mwiza, amaze kugenda amwigiraho byinshi. Icya mbere yaradukanguye pe, narebye ibyo yahinze nawe ndamwegera nk'umukangurambaga wacu mu mudugudu, angira inama ati rero iyi mbuto yihinge, yaruta izindi mbuto wahinze, yaruta ibigori wateye. Ati izi mbuto ni umuceri, izi mbuto harimo kawunga, izi mbuto harimo amavuta, izi mbuto harimo n'inyanya zo guteka, izi mbuto harimo n'amafaranga, ukagira depo y'amafaranga. Ubwo rero ndetse n'ibyo kurya kuzamunyomoza akareba koko iyi depo irimo azayitunga. Niyo mpamvu ubona twaje kumwigiraho iteka, dore tumusura n'imirimo yacu tuba turebamo, ariko iwe niwe mwarimu wacu. Ubwo rero turi gushaka kuzareba za ndoto yatubwiye, nuko tuzatunga depo y'amafaranga na depo y'imiceri, kuko iwacu ni ku gasozi nta miceri ihari. Ubwo kuzareba se akawunga karimo muri depo kubera Chiaside, iyi mbuto nziza urebe no ku maso uri kubona yuko yaba ifite ishusho nziza. Ubwo rero nkurikije amakuru nawe n'ibyo ambwira bituma ngira imbaraga mu kongera guhinga. Ubu nkaba mfite amashyushyu ngomba gutera ahakubye kabiri aho nateye, kugira ngo ndebe se ko ya depo y'amafaranga yambwiye, depo y'akawunga na depo y'umunyu, kandi ntawe ndabona depo bose aho bawucuruza. Ubwo rero ndi gushaka kuzareba ko indoto yambwiye mbona nzazigeraho mu minsi mikeya, kandi bitarenze igihe gito. Ko urebye reba, ajya ati reba uru rurabo, aya ni amafaranga yajeho, ati dushobora kuzaza gusarura amafaranga, nzakubwira umunsi bari gusarura amafaranga rwose. Yego urakoze Innocent. Ko nanjye uwo munsi uzabe depo y'amafaranga hari ikintu nzakora kikamushimisha. Murakoze. Murakoze. Nitwa Theogene Maniriho, ndanezerewe cyane kubwo uyu mwene data umusaruro akomeje kugeraho mu bigaragara wa Chiaside. Ni ukuri Chiaside ni igihingwa gitanga amafaranga menshi, aho ushobora gutera ikiro kimwe mu mezi 3 kikaguhereza toni. Iyo toni wagurisha miliyoni 3, ku kiro kigurira ibihumbi 3. Ubwo rero ndanezerewe cyane kwanjye kumusura ku inshuro, gasanga Chiaside ze zimeze neza gutya. Akomeje kuzitaho cyane, n'ubundi bazitaho bakazuhira, bakabagarira igihe, bakicira igihe, nk'uko nawe araza kubabwira mu kiganiro twagiranye, akabwira n'abamusuye. Nanjye nifuje kugira ngo mbabwire ko Chiaside rwose aha muri Musaza mu karere ka Kirehe, Musaza irakataje cyane kandi biranshimishije cyane.
Murakoze Efuremu, murakoze, yego ndabashimiye, ariko ntabwo duparikiye aha ngaha, turakomeza dusure impande z'uyu murima, dore ko ufite hegitari enye hano wahinze, yego turakomeza tuzisure zose turebe uko bimeze, turaza kubwira n'abanyarwanda umusaruro uteganya kubona kuri hegitari imwe, nawe ukuwushyire kuri hegitari enye wahinze, yego n'igishoro, kugira ngo abanyarwanda bari hirya no hino bavuga ati chia seed rwose imbwiso ni igihingwa ngengabukungu, ni kashi kuropu, yego kubimenya. yego rwose, Twakomeza tukerekera n'ahandi hariya, tukareba inguni zose z'umurima, tukareba nta byonyi, yego tukareba nimba zimeze neza koko, tugategura umusaruro wacu yego tuzi neza uko bimeze. Niyo mpamvu mba nitabiriye kuza kubasura. Murakoze. yego yego. Urabona izi mbuto z'aha ngaha uyu Nsabimana yahinze hano ko zimeze neza, ndetse zatangiye no kuyanga, zigeze mu kuyanga, dore amahundo ameze neza. Mu kanya Nsabimana araza kubabwira uko bahinga chia seed, kugira ngo aho uri hose nawe wifuza kuyihinga uzashake amakuru yayo, ariko hari utuntu twuziho. Twabanje kubereka gusa uko ubutaka bwe bungana n'uko yahinze uko hangana.